tuguhaye ikaze hano ku isengesho ribohora official. Imana amahoro iguhe umugisha wowe unyumva uherereye mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, aho uri hose, bari Zambia, bari Uganda, Tanzania, Kenya, hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusenga n'ijambo ry'Imana. Niza iminota 30 cyangwa se 35 cyangwa se na 40 twinjire mu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana no gusenga. Muririmbyi aririmba ngo umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije, icyo nyene ni ukukwegera nkumva ijambo ryawe. Tegura uwo mwanya mwiza rero wo kugira ngo wegere umwami Yesu, wumve ijambo ry'umwami Yesu, kuko ijambo ry'Imana ni ijambo ryubaka, ni ijambo rihumura umuntu, ni ijambo rihinduka itabaza. Rimwe na rimwe ijambo ry'Imana rigira itubera itabaza rikatumurikira mu gihe cy'umwijima. Ijambo ry'Imana hari igihe ritubera umucyo, hari igihe ritubera inkota turwanisha. Ijambo ry'Imana hari igihe ritubera umutsima w'ubugingo mu buryo bw'umwuka. Karibu rero mu ijambo ry'Imana, kandi karibu mu mwanya mwiza wo gusenga. Data, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Reka ijambo ryawe kano kanya ritwubake, ijambo ryawe kano kanya ridukomeze, reka ijambo ryawe kano kanya ritubere tabaza. Kumuririmbya ririmba ngo umuhe akanya ko kugira ngo akwegere, akavuga yuko icyo akeneye ari ukugira ngo yumve ijambo ryawe. Turaje Yesu Kristo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Reka buri muntu wese uje ku isengesho ribohora official yumve ijambo ryawe, rimubere itabaza, rimubere umucyo umumurikira mu izina rya Yesu Kristo. Mu kindi gice rimubere umutsima w'ubugingo, mu kindi gice rimubere imbaraga zikomeye, rimubere inkota mwami arwanisha mu ntambara ze z'umwuka. Urakoze ko mwami w'abami Yesu Kristo wohereje ijambo ryawe. Waravuze ngo nituguma mu ijambo ryawe, handitse ngo maze ubwira abayuda bakwemeye, urababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri kubabature. Aka kanya mwami Imana, Mana isumba byose, reka uduhe kuguma mu ijambo ryawe, kandi mu ijambo ryawe ngwino tumenyeshe ukuri kugamije kutubohora, ukuri kugamije kutubatura mu izina rya Yesu Kristo. Uje hano rero ku isengesho ribohora, unyumva kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Wakoze subscribe cyangwa se sabone mu izina rya Yesu Kristo. Ahabwe umwuka wawe n'imbaraga zawe, kandi ahabwe kubohorwa n'ijambo ryawe no kumenya ukuri mwami. Urakoze kumva gusengana mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Dutangiye mu isengesho ariko twibuka ijambo Yesu yavuze ngo dore ngo abwira abayuda bamwemeye, arababwira ngo muri Yohana igice cya 8:30 niba nibeshye, aravuga ngo nimugumwa, abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Urumva umuntu ntabwo bihagije kuba ukijijwe gusa. Hari intambwe ya mbere umuntu atera agakizwa, akabatizwa mu mazi menshi, ariko iyo ashaka gutera intambwe zo kugira ngo abohoke, bimusaba kuguma mu ijambo ry'Imana, bimusaba kumva ijambo ry'Imana. None uko aguma mu ijambo ry'Imana bimuhesha kumenya ukuri muri rya jambo ry'Imana. Uko bimuha kumenya ukuri muri rya jambo ry'Imana, bikamuha kubohoka. Ubundi umuntu akizwa mu buryo bw'umwuka, akakira agakiza. Iyo wakiriye agakiza, hari ibintu navuze 5 bikorerwa mu muntu w'imbere. Icya mbere, ukimara kwakira umwami Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ikintu cya mbere ukorerwa mu isi y'umwuka, uhita
ubabarirwa ibyaha byose wakoze ndetse n'ibyo uzakora nyuma yo kwakira umwami Yesu umutima wawe. Nuvuga ngo winjira mu bwishingizi bw'imbabazi zihoraho, ubabarirwa nk'uko umubyeyi ababarira umwana we wamubyaye. Ni kuba winjiye mu mbabazi z'ibihe byose, ubabarirwa n'Imana ihoraho isumba byose, byaba ari ibyo wakoze ndetse n'ibyo ushobora kuzakora nyuma yaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ucakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, habaho kuvuka ubwa kabiri ukitwa umwana w'Imana. Uvuka ubwa kabiri ukitwa iki? Umwana w'Imana. Nyuma yo kwitwa umwana w'Imana, uhita wandikwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Icyo ni icya gatatu, wandikwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, aricyo gitabo twita igitabo cy'ijuru. Igitabo cy'ubugingo buhoraho nuvuga ngo ni igitabo kirangamimerere y'abaturage b'ijuru. Ubu uri umuturage w'ijuru, ubu uri mu isi hano uri umuturage w'u Rwanda mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka uri umuturage w'ijuru. Uba uri umuturage w'i Burundi mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ntabwo mu mwuka ntabwo uri umuturage w'i Burundi, mu mwuka uri umuturage w'ijuru, ubu uri umwana w'ijuru. Icya kane, nyuma yo kwitwa umwana w'ijuru, uba wemerewe imigisha yose yo mu gakiza k'Imana iva mu ijuru. Ubwo harimo ya migisha yo kutarwara, ya migisha yo kutaba mu myenda ngo ufata amadeni, uba umuntu uguriza ufata amadeni, ahubwo uhabwa wa mugisha wo kuguriza abandi. Rya jambo rivuga ngo muzaguriza amahanga ntabwo muzayaguzaho. Uwo mugisha urawakira, mugisha w'amagara meza, wemererwa mbega imigisha yose yo mu gakiza k'Imana. Ariko ubyibuke kugira ngo ibyo byose ubigereho, nk'uko tubona yuko umwana yavutse bisaba kugira ngo ubitewe n'uburyo yitaweho, uburyo yagize ababyeyi beza bamukurikirana bakamurera neza, ibyo nibyo bituma wa mwana abasha gukura bitewe n'uburyo n'umuryango yavukiyemo n'uburyo umwitaho. Nuvuga ngo rero no mu mwuka iyo wavutse ubwa kabiri ariko ntubone abarezi beza, ntubona abarezi bakurera mu mwuka neza, ndavuga abashumba, umubyeyi mu mwuka ngo ubone umushumba mwiza ufite ubumenyi by'umwuka ngo wiga ijambo ry'Imana mu mwuka, kuko benshi mwiza ijambo ry'Imana mu nyuguti, bantu baba abanyedini bahinduka abarwanashyaka b'amadini cyangwa abafana b'amadini. Inyigisho benshi bagiye bakira ni inyigisho zishingiye ku idini n'amahame y'idini, ntabwo ari inyigisho zishingiye ku mwuka. None kuko rero uwo mwana aba atigeze ahabwa inyigisho zishingiye ku mwuka, ziva mu mwuka, usanga wa mwana akura adafite ubumenyi buhagije bwatuma bohoka. N'ubundi ugasanga ni umwana w'ijuru ariko araboshye mu buryo bw'umubiri, araboshye mu buryo bw'abadayimoni, araboshye mu buryo bw'imbaraga z'umwijima, Satani amutwaza igitugu. Rero turi hano kugira ngo ndongere gutsindagira rya jambo dutangiriyemo rivuga ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, dore nimuguma mu ijambo ryanjye. Nuvuga ngo kwemera Kristo ntibihagije, kwakira Kristo ntibihagije, ahubwo ugomba kongeraho kuguma mu ijambo. Kuguma mu ijambo bituma umenya ibyo utaruzi. Kumenya ibyo utaruzi ariko kumenya ko kumenya ukuri, uko kuri biguhesha kubohoka, kugaguha kubohoka. So abantu rero bari mu idini batazi gusenga, batazi ijambo ry'Imana, batazi iyo biva n'iyo bijya, ibyo bahura nabyo byose batashobora kubyikuramo kubera kutamenya ukuri. Niyo mpamvu muri Hosea havuga ngo dore ubwoko bwanjye 6:4, havuga ngo ubwoko bwanjye 4:6, havuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya, cyangwa se buzimbutse buzize kubura ubwenge. Kavuga ngo ubwo ubuze ubwenge nanjye ndakuretse ntuzambera umutambyi.
kandi ubyibuke ko ijambo ritubwira yuko twacunguriye Imana data wa twese kuba abami n'abatambyi. Ariko iyo wabuze ubwenge rero ntabwo uba ukibaye umutambyi mu bwami bw'Imana. Bigusaba kugira ngo ugire ubumenyi bw'ibyo urimo, bigusaba kugira ngo umenye ubwenge bw'ibyo urimo. Uyu munsi rero nzanywe no kugira ngo mpishure uburyo Satani n'abakozi be babasha kuroga umuntu mu by'iyobokamana. Bashobora kukuroga mu gice cy'iyobokamana, bakaroga kwizera kwawe ndetse bakakuyobya. Satani n'abakozi be bashobora kukuyobya mu bintu byo kuyoboka Imana, bakakuyobya bakakuroga. Yani kwizera kwawe kukagira gute? Niguhame nigushikame. Kwizera kwawe ndikuve ku rwego ngo kujye ku rundi. Kwizera kwawe kukaba kuzuyemo ubujiji nta bumenyi gufite. Noneho rero kubera ko kwizera kwawe kuba kurimo ubujiji bwinshi n'ubupfapfa byinshi, bituma ibikwisukaho byose n'ibikubaho byose ubyitirira Imana. Rimwe na rimwe Imana ukayitotombera, ukayituka, ukayirenganya, ukayitirira ibyo itakuzanyeho. Kubera iki? Bwa bumenyi udafite mu by'iyobokamana. Wayobotse Imana ariko ntuzi ibyayo. Wayobotse Imana ariko ntuzi iby'umwuka. Imana ni umwuka ubundi. Mbere yo kumenya ko Imana ari umwuka rero ugomba kwiga iby'umwuka. Kuko nubo icyo mvuga ni kimwe. Mbere yo kumenya iby'umwuka rero ugomba kumenya ko Imana ni umwuka, ntiboneka ntigaragara. Uyizerera mu mwuka, ukayisenga mu mwuka, ikagusubiriza mu mwuka. Ibyayo byose bikorera mu mwuka, gusa bikagaragara mu buryo bw'umubiri ariko byatangiriye mu mwuka. So ni ngombwa rero kwiga iby'umwuka. Ntago bihagije kwiga Bibiliya nk'igitabo. Yego badukangura kwiga za teoloji n'ibiki, ariko ni byiza kwiga za teoloji n'amateka yabyo byose, ariko ni byiza kurenga teoloji ukiga noneho ijambo ry'Imana mu mwuka. So rero ngaruka rero nsobanura ibi navugaga ko abarozi bashobora kuroga kwizera kwawe, bakakuroga mu by'iyobokamana, ugahora uhuzagurika neza ubwenge bakabutwara mu by'Imana, mu by'umwuka. Ubwenge bwawe bakabuboha neza ugasanga nta bwenge mu by'Imana ubamo. Ukarindagizwa n'umuntu wese akaza akakurindagiza, akakubwira ngo Imana iravuze. Umuntu wese akaza akakurindagiza, yani amajwi y'abadayimoni akakurindagiza. Kuko hari ikirere umuntu ashobora kwinjiramo ku bantu basenga batumva ijambo ry'Imana, ku bantu basenga badasoma Bibiliya. Hari uburyo bubiri. Umuntu ushobora gusenga wumva ijambo ry'Imana, urimo urakurikirana umwigisha cyangwa umukozi w'Imana, ariko ni byiza nakwifuriza kuzajya wumva ijambo ry'Imana rigufungura, rituma umenya, rituma usobanukirwa. Rya jambo ry'Imana rikuza kwizera kwawe, rya jambo ry'Imana rituma usobanukirwa ibyo utaruzi. Ujye wifuza kumenya ibyo utazi. Ntukanezezwe no guhora wumva ibyo usanzwe wumva. Ujye ushakisha abakozi b'Imana bigisha ibintu wumva utarusobanukiwe cyangwa utaruzi, cyangwa se basi waba waribagiwe ukumva, ariko abakozi b'Imana bakwibutsa ibyo wibagiwe. Kuko umwana w'umuntu bijya bibaho ko yibagirwa. Ni ukuvuga ngo rero ndavuga ngo rero iyo uri umuntu rero uteye utyo, niho hahandi umenya ukuri. Kuko ijambo ryavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri kuba bature. Ugomba kugira amatsiko yo kumenya impamvu y'ibihe uhagazemo. Ugomba kugira amatsiko yo kumenya intambara urimo urarwana, aho zikomoka n'aho zituruka. Ugomba kugira amatsiko yo gushaka kumenya ibirushijeho ibyo wamenye. Apana guhora ushaka kubwirwa. Hari abantu bashaka kubwirwa ngo mu gihe cyose agastaka kugira ngo aze Imana imubwire ko imuhaye umugisha, kandi ubwo abantu bamuhanuriye barare kwawe kwe kugira ibibazo mu izina rya Yesu. Kwizera kwawe gukomere. Reka mbanze ngusomere ibyanditswe byera bigaragaza ko bashobora kuroga kwizera kwawe. Ibyanditswe bigaragaza ko bashobora kuroga kwizera kwawe. Twagiye uburyo Satani ashobora gucanganyikisha kwizera kwawe, akakuvuyanga kugira ngo utizera
impamvu abarozi bakunze no guhangana no kwizera k'umuntu mu by'iyobokamana bakaba baruga uburyo bwo kuyoboka Imana kwawe, nuko babagira ngo utabacika, nuko Satani abatifuza kugira ngo utamuva mu nzara. Niyo mpamvu rero adiringa no kwizera k'umuntu akakuroga akakwangiza, adiringa n'umuntu agafunga kumenya kwe no gusobanukirwa kwe, akaba yatwara ubwenge ku byo kumenya Imana, akaba yagutwara ubwenge ku byo gusobanukirwa iby'umwuka, ariko bikozwe mu buryo bwa kirozi. Reka rero dusome ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 13 duhere ku murongo waho wa 4. Reka twumve ngo ibyabaye ikapuru bya Eluma w'umukonikoni. Uyu mukonikoni wundi ni umurozi, mukonikoni aba ari umurozi. Ngo nuko batumwa n'umwuka wera Iserukiya, batsukirayo barambuka bafata ikapuru. Bageze Isalamini bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Ubuyuda. Yohana nawe abafasha. Baromboreza muri icyo kirwa cyose bagera i Pafo. Basangayo umukonikoni w'Umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bari-Yesu. Umvira ijambo ngo bomboreza muri cya kirwa cyose bagera i Pafo. Aba ni ba Paulo bari bari kumwe. Wumvise yuko na Yohana yabafashije, ariko si Yohana umubatizi, uyu ni Yohana wari murumuna wa Yesu. Noneho bafasha Yesu. Burumva ngo Yohana yavukanaga na Yesu, ngo nawe abafasha rero kukumva ijambo ry'Imana. Ngo bomboreza muri icyo kirwa cyose bagerayo basangayo umukonikoni w'Umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma. Ko kantu kumve ngo umuhanuzi, uyu muntu yari umukonikoni ariko akaba umuhanuzi w'ibinyoma, ngo yitwaga Bari-Yesu. Mu yandi magambo, uyu mukonikoni cyangwa uyu murozi yari afite ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi si ubuhanuzi bwari ubw'umwuka wera, ngo bwari ubuhanuzi bwa gikonikoni, bwari ubuhanuzi bukomoka ku mbaraga za kirozi. Hano tubonye yuko rero umukonikoni ashobora kuba umuhanuzi ariko w'ibinyoma. Kubera ki? Ngo yitwaga na Bari-Yesu. Urumva harimo akajambo Yesu. Itonde, kuko ba Bari-Yesu muri iki gihe cya none babaye benshi. Ba Bari-Yesu ni benshi cyane mu madini, ni benshi cyane mu matorero, ni benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ba Bari-Yesu abo ushobora kubona ukibwira yuko ari abahanuzi b'ukuri, nyamara ari abakonikoni. We ndavugana nawe kugira ngo ukanguke mu izina rya Yesu. Ubonye yuko uyu Paulo na Basira baromboreje bajya kubwiriza, bagera ahantu ngo hitwa Ipafo. Bahageze ngo bahasanga umukonikoni w'Umuyuda, ariko kandi ngo w'umuhanuzi, ariko akaba yari umuhanuzi w'ibinyoma, ngo witwaga Bari-Yesu. Ngo ari kumwe n'umutware Sergio Paulo ngo ari kumwe n'umutware witwaga Sergio. Paulo wari umunyabwenge uwahamagaza Barinaba na Sawuli. Paulo wari umunyabwenge uwo ahamagaza Barinaba na Sawuli, ashaka kumva ijambo ry'Imana. Uyu Sergio Paulo ngo wari umunyabwenge uwo yahamagaje Barinaba na Sawuli, ashaka kumva iki? Ijambo ry'Imana. Uyu Sergio yifuzaga kumva ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ko ngo yari umunyabwenge, atumiza Barinaba, atumiza Sawuli. Noneho ngo icyo yarabatumirije uyu munyabwenge witwaga Sergio, yifuzaga kumva ijambo ry'Imana. Bamwe mu banyabwenge, ubundi umunyabwenge abagomba kumva ijambo ry'Imana. Umunyabwenge wese, niba uri umunyabwenge, wakagombye kuzajya wegera abantu bafite ijambo ry'Imana mu mitima yabo, kandi badafite ijambo ry'inyuguti, bafite ijambo ry'umwuka. So
ngo abatumiza kugira ngo yumve ijambo ry'Imana. Reka tumbe rero uwitwa umukonikoni icyo yakoze. Ngo ariko Eluma w'umukonikoni, ngo ariko Eluma w'umukonikoni, izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Wumvise ngo uyu Eluma w'umukonikoni icyo yakoze, yatangiye kubagisha impaka, ariko izo mpaka zari zigamije kuyobya uyu munyabwenge witwa Serugiyo ngo atizera. Ntabwo izari impaka zisanzwe. Mu isi y'umwuka uyu mukonikoni hari icyo yakoraga kugira ngo arebe ko ashobora kuyobya kwa kwizera k'uyu mugabo w'umuhanga witwaga Serugiyo. Wowe umuntu yakugisha impaka ukagira ngo ni impaka zisanzwe, ariko uyu Sawuli ariwe Pawulo yaje kuzura umwuka wera, ahishurirwa uyu Eluma ariwe witwa Bariyesu, ahishurirwa uyu Eluma umwuka uri kumukoreramo wo kumugisha impaka, ko ari umwuka ugamije kwangiza, ko ari umwuka ugamije kudeviya, ko ari umwuka ugamije kuboroka kumenya no gusobanukirwa kwa Serugiyo. Aha urabona ko umurozi ashobora kugerageza kurwana n'ibitekerezo byawe, akarwana na mind yawe, agahangana no kugira ngo arebe ko yadeviya kwizera kwawe, agahangana no kugira ngo arebe ko yakinisha kwizera kwawe. Kubera iki Satani azi neza yuko kwizera kwawe cyangwa abarozi bazi yuko kwizera kwawe ni kurushaho kumva kukazana kwago kuraguka. Dore kuko ijambo rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ko kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo kwizera kwawe kwaza igihe kutumva ijambo ry'Imana. Kwizera kwawe kwagurwa no kumva, kandi kwa kumva biterwa n'ibyo wumva ibyo ari byo. Bisaba kugira ngo kwizera kwawe kwagurirwe mu kumenya, kuko kumva biguhesha kumenya. Noneho rero sasa icyo Eluma yakoraga, yahanganaga no kwizera kwa Serugiyo, ariko akagaruka akagisha impaka Sawuli ariwe Pawulo. Ariko muri uko kumugisha impaka ntabwo zari impaka zisanzwe, turabibonye, kuko Pawulo amaze kuzura umwuka wera niho yaje kuvumbura ko uyu Eluma witwa Bariyesu, muhanuzi w'ibinyoma, uri umwuka w'ibinyoma, agambiriye kugira ngo abuze kwizera Serugiyo. Noneho umva niki cyabaye rero ku mubiri w'umukozi w'Imana amaze kuzura umwuka wera. Hari ibintu udashobora kumenya igihe cyose utujijwe umwuka wera. Ngo wa muntu we wuzuye, ijambo ngo maze Sawuli ariwe Pawulo yuzuye umwuka wera aramutumbira ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira y'umwami Imana zigororotse. Nuvuga ngo uyu murozi yaragamije kugira ngo agoreke inzira z'Imana mu buzima bwa Serugiyo wari uri murumva ijambo ry'Imana. Serugiyo yarahamagaje Pawulo ariwe Sawuli, cyangwa ariwe Sawuli ndetse na Barinaba, kugira ngo yumve ijambo ry'Imana, arebe ko yabohoka, arebe ko yamenya ukuri. Ariko hazi witwa Bariyesu ariwe Eluma w'umukonikoni, umuhanuzi w'ibinyoma niko ijambo rivuze, wari umuyuda. Uyu muyuda icyo yakoze ni kidangiye kubagisha impaka, ariko Pawulo yuzuye umwuka wera amutumbiriye, abona ko umwuka muri kumugisha impaka.
ari umwuka wa Satani, ari umwuka ushaka kugoreka inzira zigororotse z'Imana. Umva ukuntu Satani akora n'ukuntu abarozi bashobora kugoreka inzira z'Imana mu kwizera kwawe, bakakudeviya za nzira z'Imana. Ibuka ko Imana kugira ngo ikore ibitangaza mu buzima bwawe ibinyuza mu kwizera kwawe. Kenshi warasengewe ntiwabohoka ukagira ngo ni ikibazo cy'abagusengeye, kandi ari ikibazo cy'abaroze kwizera kwawe. Dore kwizera kwawe kwaragoramye, mwanzi yarakugoramishije. Urabona ko uyu mugabo icyo ashaka kugoreka yagoretse kwizera kwawe. Uhagaze ariko kwizera kwawe barakugoretse, abadayimoni barakugoretse. Ndasengera kwizera kwawe kugira ngo kugororoke mu izina rya Yesu Kristo, kandi kwizera kwawe kugwize kumenya. Ntabwo wakwizera icyo utazi, bisaba kugira ngo umenye. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo muzamenye ukuri kugira ngo ubohoke kuri ubwo burwayi, kugira ngo ubohoke kuri iyo myuka ikurwanya, kugira ngo ubohoke kuri izo mbaraga z'abarozi, kugira ngo ubohoke kuri ibyo bikugarisha. Nuko ijambo rya mbere ugomba kumenya ukuri kw'iyo myuka y'abo barozi katika jina la Yesu. Hanyuma mara kumenya uko kuri kw'ibyo bikurwanya, hanyuma noneho ugasenga. Wasenga imbaraga z'Imana zikamanuka zikakubohora. Imbaraga z'Imana zikubohore mu izina rya Yesu, zikubohore kuri uwo mwuka urwanya kwizera kwa umwuka wa Eluma. Naka kandi uracyakora mwuka bari Yesu, uracyakora mwuka uyobya kwizera ugoreka inzira z'Imana. Ndagusenya uwo mwuka utuma inzira z'Imana zigoreka, abadayimoni izo bagoretse muri wowe. Uwo mwuka wagoretse inzira z'Imana muri wowe ndawukubitisha amaraso Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Ndawukubitisha imbaraga z'umwuka wera w'Imana, nukuveho. Ndawutegeka kugira ngo ukuveho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndagusengera kano kanya kugira ngo kwizera kwawe kongere gutunganywa, ntukongere gushidikanya. Wajyaga wibaza impamvu cyushidikanya. Nyine ushidikanya kubera yuko nyine n'ibyo ububwirwa ntabyo uzi, ntabyo usobanukiwe. Ugiye kugusengera n'ugusengera nawe ibyo gusengera ntasobanukiwe, ntazi ibyo arimo. Nibyo gusobanurira ntabwo nyine ubiyumva neza. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ugwize ubwenge mu by'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Umva rero, ibi byakozwe rero na Paulo yuzuye umwuka wera, ngo aramutumbira ati wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we. Buryo umuntu ashaka kugugisha impaka ukagira ngo ni umuntu ukugisha impaka mu buryo busanzwe, kumbe uwo muntu ukugisha impaka ni umwana wa Satani, ni umwana wuzuye uburiganya, n'ushinzwe kugoreka inzira z'Uwiteka. Ngo aravuga ngo ntuzarorera kugoreka inzira y'umwami Imana zigororetse. Dore umva ngo nuko dore ukuboko k'umwami Imana kuraguhannye, urabimumye itarora izuba ubimarana iminsi. Ngo muri ako kanya igihu kiramugwira n'umwijima ucura mu maso ye, arindagira kabakaba ashaka abo kumurandata. Uwo mutwara abonye ibibaye arizera, atangarira kwigisha k'umwami Yesu. Ese ni umwami Yesu Kristo wigishaga, cyangwa uku kwigisha k'umwami Yesu Kristo kwakoreraga muri Paulo, kwakoreye muri Paulo? Noneho ngo abonye ibibaye, uyu Sergio abonye ibibaye, ngo atangarira kwigisha k'umwami Yesu Kristo. Zopetese kiriahoria, ndagutangariza mu izina rya Yesu, imbaraga zigoreka kwizera kwawe, zikangiza kwizera kwawe. Akaba ariyo ntandaro yo gusengerwa ntubohoke, akaba ariyo ntandaro yo gusenga nawe ubwawe igihe wisengera ntubohoke. Biraterwa n'abadayimoni bagoretse kwizera kwawe, ugira ubujiji bwinshi muri wowe. Iby'umwuka ntiwabisobanukirwa neza, ntiwabyumva neza, ntiwabimenya neza. Satani afunga ubwenge bwawe, afunga ubushobozi bwo gutahura no kumenya vuba ibyo wigishwa. Rya jambo ryasohoye rigaragaza ngo dore mu minsi imeruka ibimenyetso bigaragaza iminsi y'ubuhenebere. Bibiliya yavuga ngo mu minsi y'ubuhenebere abantu bazabikakaza ibyigenge, indashima, ngo badakunda babo. Ijambo rikagaragaza ngo bahora biga,
mu bihe by'imperuka nyine ngo bahora biga ariko ntibamenye ukuri. Nuvuga ngo rero hari umudayimoni utuma abantu biga iby'umwuka ariko ntibabisobanukirwe. Hari umudayimoni utuma abantu bahora bumva ariko ntibumvire. Hari umudayimoni utera abantu agatuma abantu bahora biga iby'Imana ariko ntibagere ku rwego rwo kubisobanukirwa neza mu buryo bw'umwuka, bitewe n'aba badayimoni cyane imyuka y'abarozi igifunga ubwenge bw'abantu. Ndasengera ubwenge bwawe kugira ngo buhoke mu izina rya Yesu, umenye iby'Imana neza kandi ubisobanukirwe, umenye iby'umwuka mu izina rya Yesu. Imbaraga zifunga ubwenge bwawe zikakuyobya mu bitekerezo, zikagoreka, uri wa muntu ushidikanya gusa. Niyo umuntu agusengeye nuhita ufatiraho ngo wizere. Iyo umuntu akwaturiye igitangaza uba wibwira ko icyo gitangaza kiri buze kikaza ngo pa kikakugwa hejuru. Nta gitangaza cyamaje kibaho. Iby'Imana ikora byose ibinyuza mu kwizera kwawe. Ijambo rirambwira ngo umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Tubona abantu Yesu Kristo yakijije akagenda babwira ngo bakaza bamwikubita imbere, impumyi umunsi biramamagara ngo Yesu 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 mwene Dawidi. Yesu arayibaza ngo urashaka iki? Ndi impumyi yawe ngo ndashaka guhumuka. Yesu ahita yibwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. No kwizera kwawe kugomba kugukiza. Kwizera kwawe niko kugomba kuguhesha ibitangaza. Kwizera kwawe niko kugomba gutuma ubohoka. Kwizera kwawe niko kubasha gutuma ukira iyo ndwara. Kwizera kwawe niko kugomba gutuma icyo kintu kiri mu gatuza no mu bitugu no mu mubiri wawe bigusohokamo. Ndabitegeka kano kanya, niba wizeye, ibiri mu mubiri wawe byose, ibiri mu mutima wawe, ibiri mu mubiri byose ndabirundanyiriza hamwe, mbisutseho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mbitegekesheje izina rya Yesu Kristo ritinywa n'abazimu, ritinywa n'abadayimoni, ritinywa n'imbaraga z'uburozi n'ubukonikoni. Kwa Jesus byumvirira ijwi bigusohokemo, utangire kubohoka. Ndagusengera kano kanya, bohoka mu izina rya Yesu. Bohoka mu bwenge mu izina rya Yesu Kristo. Bohoka mu mutima mu izina rya Yesu Kristo. Bohoka mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zitanganyikije zikavuruga kwizera kwawe, zikaguteza gushidikanya kwa hato na hato, kugira ngo zikwamure igitangaza cy'Imana. Izi mbaraga zaguteraga gushidikanya, ndatwika uwo murozi ukontorora ubwonko bwawe, ndatwika uyu mwuka ukontorora imitekerereze yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika izi mbaraga zitemera ko wacira ibitangaza by'Imana, izi mbaraga zitemera ko mu mwuka usingira icyo twatuye, usingira icyo tukwaturiho cyiza. Izo mbaraga zikuvaho mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, acira kubohorwa n'amaraso Yesu Kristo. Zopetese kiriya horia. Ndafashijwe cyane. Hari abantu Imana ibohoye, hari abantu Imana ikijije muri aka kanya, kuko hari imbaraga zari ziboshye ubwonko bwawe, ziboshye zacanganyikisha ubwenge bwawe kugira ngo utagwiza kumenya. Ijambo rirambwira ngo kwizera mukongeraho kumenya. Ni ngombwa yuko kumenya kugomba kugwira muri wowe. Yes, reka dusoreze mu ijambo hano tubona muri Luka igice cya 22. Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 31 kugeza kwa 32. Ndayankubwire ngo nakwerekaga yuko kwizera abarozi bakuroga ibintu by'yobokamana. Umurozi ashobora kukuroga, abadayimoni nabyo bakoreramo cyane kugira ngo bayobye benshi. Abadayimoni bakaba bagucanganyikisha mu myemerere yawe no mu kwizera kwawe kugira ngo utamenye ukuri. Tubonye yuko uyu Eluma w'umukonikoni witwaga Bari Yesu w'umuyuda yarari imbere yande ya Sergiyo. Nubwo Sergiyo yari umuhanga ari n'umunyabwenge, ariko uyo Elukana yari yaje kugira ngo amuyobye inzira z'Imana zigoreke, bitere Sergiyo kutabohoka no kudakizwa. Nukuvuga ngo rero sasa aba Bari Yesu ni benshi, ba Eluma ni benshi muri iki gihe cya none. Uzahura nabo babahanuzi b'ibinyoma bagamije kugoreka inzira z'ukuri zikwerekeza mu gisha w'Imana, bagamije kugoreka inzira z'ukuri zikwinjiza mu masezerano, bagamije kugoreka inzira z'ukuri zituma wamenya Imana neza, ukamenya gusenga, ukamenya gusabana n'Imana no gukorana n'Imana. Uzahura na benshi. Aba Bari Yesu ni benshi, barindagije benshi. Mwirukanyeho abantu bameze nk'aba Bari Yesu ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo, abantu bameze nk'aba Eluma, abantu b'abahanuzi b'ibinyoma katika jina sabo Satani yagutuma kugira ngo wagucanganyikishe muri destination yawe katika jina bose ndabakumira mbirukanye mu buzima bwawe.
mu izina rya Yesu Kristo. Abadobya kandi bakavuruga ibyiringiro byawe no kwizera kwawe, bagatuma kwizera kwawe kudakura, bagatuma kwizera kwawe kudasobanuka, abo bose umuriro w'Imana batwike hejuru y'ubwonko bwawe no hejuru y'uruhanga rwawe. Abakuri ruhande, abari kuri buryo n'ibumoso, ndabakumira mu izina rya Yesu. Bafatwe n'ubuhumyi batatanu butazongera kubona ukundi, kugira ngo wakire kubohoka no gukira mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wakire kwizera kukuri kandi kugamije kukubohora no kukubatura mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Amina. Reka rero dusome no murongo, murongo kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko wowe ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora. Urumva icyo Yesu yakoze? Yarebye mu isi y'umwuka abona Satani yasabye abigishwa kugira ngo abagosore nk'amasaka. Amaze kubona ko Satani yasabye abigishwa kugira ngo abagosore nk'amasaka, icyo Yesu yakoze ni iki ngiki nk'uko tubisoma. Icyo Yesu yakoze, yabwiye uyu Petero Simoni, amumenyesha amakuru. Icyo yamubwiye ni iki rero? Aravuga ngo dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ndirukana abadayimoni bagusabye mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana Satani wagusabye. Satani wari wese wasabye umubiri wawe, wasabye agakiza kawe, wasabye akazi kawe, wasabye urugo rwawe, wasabye iterambere ryawe, wasabye inyenyeri yawe, wasabye promotion yawe, ndamwirukana ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwimana mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ahangaha naho iki cyigisho kirakwigishije hano. Iri jambo rikwigishije yuko Satani ashobora kugusaba kugira ngo akugosore. Ashobora gusaba urugo rwawe, ashobora gusaba abana bawe, ashobora gusaba akazi kawe, ashobora gusaba iyo promotion ikuri imbere akayiboroka, ashobora gusaba agakiza kawe, ashobora gusaba impano zawe ngo azigosore, ashobora gusaba imishengere yawe, ashobora gusaba ikintu cyose ku buzima bwawe. Ariko mu izina rya Yesu Kristo nanjye ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Satani wasabye ibyawe akuveho mu izina rya Yesu Kristo. Kwanditse yuko ngo turwanye Satani azaduhunga twegera Imana izatwegera, kandi ijambo rikarivuga ngo nitukareberekerere Satani ahubwo tumurwanye. Ndarwanya Satani wari wagusabye mu izina rya Yesu. Satani wari wansabye ndamufunga mu izina rya Yesu, mwirukanye kure ubuzima bwanjye. Wari wagusabye ndamufunga mu izina rya Yesu Kristo, mwirukanye kure ubuzima bwawe mu izina ryera rya Yesu Kristo rifite ubuzima. Vuga uti amina, usakuze cyane uti amina. Wumve ko umwuka wagusabye Imana ivanyeho. Hari abantu Imana iri kunyereka ko ikuyeho umwuka wabasabye muri iri sengesho. Hari umuntu Imana yimanye, Imana yimanye akazi kawe, Imana yimanye amagara yawe. Ndabona Imana yimana ubuzima bwawe, yimanye amasezerano yawe, yimanye agakiza kawe. Wari wasabwe kugira ngo ugosorwe, ariko Imana irakwimanye muri aya masaha. Imana irakwimanye muri iyi minota. Imana irakwimanye muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakwimanye kuri itariki, Imana irakwimanye muri uku kwezi, Imana irakwimanye muri uyu mwaka. Yizamurira icyubahiro ubwire ngo Mana urakoze kunyimanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Zopetese kiriya horeya. Mana ndagushimiye kunyimanye. Mana ndagushimiye ko wimanye ababene data. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, nuhabwe icubahiro ko utwimanye mu izina rya Yesu. Murongo wa 32 akavuga ngo ariko weho ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora. Ngo nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Urumva hano Yesu aravuga ngo ndakwingingiye wowe kwizera kwawe kudacogora. Ni Satani arabizi cyane igihe yacogoje kwizera kw'abantu arabanesha. Igihe yacogoje kwizera kw'abantu abanyaga imigisha. Igihe yacogoje kwizera kw'abantu abakubita hasi. Igihe yacogoje kwizera kw'abantu acisha destiny yabo yicamo kabiri. Urugendo rwabo rw'ubuzima bwa hano mwisi ashobora kurucamo kabiri. Ariko ndagusengeye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora mu izina rya Yesu. Urumva rero izi tekinike abarozi barabizi, abarozi barazikoresha cyane zo gukina no kudiringa no kwizera kw'abantu. Abarozi bakunze gukoresha tekinike cyane. Niki kizakumenyesha yuko urogwa mu kwizera?
bagufasha ubwenge mu by'iyobokamana. Icya mbere kizakumenyesha ko bafashe ubwenge bwa mu by'iyobokamana ndetse kwizera kwawe bamaze kukugoreka. Icya mbere kikubaho ni ukuvuga ngo uhora uhuzagurika mu kwizera. Uyu munsi urizera, ejo ukaba washidikanyije. Uyu munsi uba uhagaze mu byizerwa, ejo wabivuyemo. Uhora mu bintu, uhora mu gihirahiro. Umuntu baroze mu kwizera kwe ahora mu gihirahiro, ahora azenguruka mu bahanuzi, ava ku bahanuzi ajya mu bandi. Nta muntu aturizaho, ntagira umukozi w'Imana umwe muzima aturizaho ngo amenye ngo uyu mukozi w'Imana niwe nsengana nawe, niwe nkurikirana, niwe mpagazeho muri iki gihe. Iyo bakuroze mu kwizera no kuvuga ngo uhora uzerera ubungagira mu bakozi b'Imana banyuranye, ntabwo ugira ahantu unyurwa ngo ushikame umwuka w'uruzerero mu bahanuzi no mu bakozi b'Imana no mu bapasiteri uguhoraho. Ndakwirukanaho umwuka w'uruzerero n'urubugero mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, niyo winjiye mu ijambo ry'Imana ngo urasoma ntabwo usobanukirwa n'ibyo bakwigisha. Uze uje hano ku isengesho ribohora, Satani ahita bisiba bikakuvamo. Uriga ntumenya, urigishwa ntufata. Nuvuga ngo abarozi rero baba baraziritse wowe. Ikindi wisanga uri umuntu umufana w'amadini, utsimbarara ku idini, ukizirika idini aho kwizirika ku Mana, aho kwizirika ku Mwami Yesu Kristo. Usanga wariziritse ku idini n'imigenzo n'imihango by'idini. Uwo muntu ujye umenya ngo uyu baramuroze, baramuhagi, baramuha amashitani yaramuziritse. Ikindi uhora upinga, uhorana gupinga, uhorana guhinyura, uhorana gucira abandi imanza. Nta kindi niyo ushaka ijambo ry'Imana ubungagira mu bakozi b'Imana, ushaka febrese zabo ugasanga noneho urabazinutse bose. Uzinuka abakozi b'Imana, niyo uzinuka abakozi b'Imana ugasanga neza na Bibiliya wayifata ukumva waturayisoma, wayinjiramo ugahita usinzira. Waza nk'uko uze kumva ijambo ry'Imana ukumva ntusporota, ukaba watangira kumva ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo usoze ibyo wumvaga bikanga. Ibyo ni ibimenyetso by'umuntu warozwe mu kwizera kwe. Uhora ushidikanya kenshi cyane, uhorana gushidikanya kwinshi. Kwizera kwawe guhora kuyumbayumba. Imana ikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera rero kugira ngo nawe kwizera kwawe kugira ngo gukomere. Yesu yasengeye Simoni Petero, aramusengera, aramubwira ati dore ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Ndamenagura imbaraga z'uburozi zicogoza kwizera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndazirukana, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Nongeye kubohora kwizera kwanjye kwari kwaraboshywe n'abarozi mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nongeye kubohora katika jina Yesu Kristo ishyaka, umurava n'ubushake byo gusenga Imana, byo kwegera Imana, byo kumva ijambo ry'Imana. Imbaraga z'umwanzi zamvuyangaga zikavuyanga kwizera kwanjye, zikanzirikisha ibidafite umumaro, zigatuma ntasiporota kumva ijambo ry'Imana. Kandi handitswe yuko nituguma mu ijambo ry'Imana ariko tuzamenya ukuri. Iyi myuka tumaga ntaguma mu ijambo ry'Imana kugira ngo ntamenye ukuri, indindagiza ishaka ko nasobanukirwa ukuri, ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Ndayirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora ubwenge muri nge bwo kumenya Imana, bwo gusobanukirwa iby'Imana, bwo gusobanukirwa iby'umwuka no kumenya iby'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye ubujiji bwose bwatuma namenya Imana n'iby'Imana, bwatuma namenya iby'umwuka. Myuka yanyobya ndi imbere y'Imana ikandevia, ikagoreka inzira zerekeza mu mugisha wanjye, mu bisubizo byanjye. Iyo myuka ifatiranye mu bujiji, ifatiranye mu kutamenya, ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo. Abarozi bose basabye ubwenge bwo kumenya Imana,
Abansabye ubwenge bwanjye kubyo kumenya Imana ndabavuma, bambuye ubwenge bwanjye kubyo kumenya Imana mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze Mwami kumbohoye, urakoze Yesu kunyijije. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen, amen, amen. Imana igumugisha, Imana ikugire neza. Urabohotse muri iyi nyigisho, kwizera kwawe kurabohotse, ubumenyi bwawe burabohotse mu byo kumenya Imana, inyota n'ishyaka n'umurava wari ufite byo gusenga mbere byakuvuyemo bikugarutsemo mu izina rya Yesu. Na tuzasubira hano ku isengesho ribohora official nakagaruka. Watumvaga rero tarifatanya natwe ngo kandi subscribe cyangwa se sabone, ntugende utayikanze kugira ngo dukomeze kubana mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Niba wumva ufashijwe koko, niba wumva hari icyo wungukiye hano, ntugende udakanze sabone. Imana igumugisha, Imana ikugire neza. Shalom.